bazaturusha amaboko, bazarusha amaboko Abisiraheli, hanyuma nibamara kuturusha amaboko bazatujyaga igihugu cyacu. Aravuga ngo mureke dutangire tubababaze. Bafite imbaraga, ni abanyembaraga, ariko hari ubundi buryo nabarwanyamo. Imana ishimwe. Hari ubundi buryo nabarwanyamo, hari ubundi buryo nabirukana, hari ubundi buryo nabanesha, hari ubundi buryo nabatsinda. Waragenda ajya kureba uwitwa Baraki gukora imirimo myiza, atangiye gukora imirimo yo gukiranuka, atangiye gukora imirimo yo kwihana, atangiye kubwira abana bati bana banjye nimuve mu bizira, muve mu byaha, Imana izabagirira neza. Ngo hanyuma Yakobo atangira kuba umuntu w'Imana, atangira gukora ibyo Imana ishaka, ko itari kuza gupfumira abantu gukize. Ndagira ngo nkubwire ngo hari abantu bateye gutyo muri iyi minsi. Ngwino usengere ndaguha amafaranga, ngwino usengere ndagukiza. Ntabwo impano y'Imana itanga ariyo kwirirwa umuntu azerera no gukora imirimo akomeza gusenga, ngo hanyuma yanze arikomeza kuba ndende. Abavandimwe nabo baramanuka bamusanga mu gihugu cya Egiputa. Hahitamo gukizwa cyangwa ugahitamo kuba umupagani. Ariko kuba umupagani nta kintu bimaze, nta kintu bizakumarira, nta kintu na kimwe, nta nyungu nimba uzakuramo, nta mugisha uzabona, nta mahoro uzagira, nta mutekano uzagira, nta mudendezo uzagira. Ibyiza ni uko wagaruka ukagarukira Imana. Umutima wawe ukubwira kwihana. Ndagira ngo nkubwire ngo ongera ugire umutima wihana, ongera ugire umutima ukizwa, ongera ugire umutima ukiranuka, nibwo Imana izaza ikabana nawe. Ugacika intege cyangwa se ukaba warakoze ibyaha nk'ibyo Yakobo yakoze, wakwicara ukavuga ngo ese Imana izambabarira? Ese Imana iracyanzi? Ese Imana iracyanzirikana? Ese ubu ngubu ntibyarangiye? Ariko ndagira ngo nkubwire ngo ntabwo birarangira, haracyari ibyiringiro. Kuva mu byo wari urimo, we wumva ugomba kwitabira, we wumva wakizwa, we wumva wakumvira umuhamagaro, we wumva wamenya icyo Imana igushakaho, ukavuga ngo reka nemere numvire Imana, ngendane n'Imana, Imana ikugirire neza. Mbese abantu Imana ikunda cyangwa abantu basenga babayeho bate? Abantu basenga imibereho yabo ni iyihe? Cyangwa se abantu babayeho mu buryo bw'agakiza bahura n'ibihe bigeragezo? Imana nibagirire neza. Abangaba tuvuze ruramukomerera ageze mu nzira ngo ahitamo gushaka ahantu arara, ariko hamwe n'ubwoba no kuryama, ngo hanyuma arangije aho hantu araye ngo yisegura ibuye. Amaze kwisegura ibuye arasinzira, ngo cyakora Imana iramusanga muri iryo joro, ngo itangira kumwereka, atangira kubona uburyo abamarayika bazamukanaga, abandi bongera bamanuka, bamwe bazamuka, ngo abona ikintu kimeze nk'urwego ruteye ku isi, ariko kandi iherezo ryarwo rugera amahoro y'Imana nabane namwe, kandi girirwa neza n'Imana ni kubane nawe, wowe ukunda gutega amatwi ibiganiro ducisha hano kuri chaîne yitwa Kingura Umutima TV. Imana nikugirire neza, kandi Imana niguhe umugisha. Uze ubane natwe mu ijambo ry'Imana. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana dusanga hano mu gitabo cyo kubara, igice cyaho ni icya 23, umurongo waho ni wa 8. Avuze ngo iki? Aravuze ngo navumane abo Imana itavumye, kandi narakarira nte abo Imana itarakariye. Kuko nitegereje ubwo bwoko ndi mu ndi mu hejuru y'ibitare, nkabwitegera ndi mu mpinga z'imisozi. Dore ni bwoko butura ukwabwo, ntibuzabarwa mu mahanga. Ninde ubasha kubara umukungugu w'ubwoko bwa Yakobo? Cyangwa ninde ubasha kubara igice cya 4 cy'Abisiraheli? Icyama nkipfira nk'uko abakiranutsi bapfa, iherezo ryanjye rikaba nk'iryawo.
Imana ibaho umugisha. Aya ni amagambo yavuzwe n'uwo bita Balamu. Balamu uyu niwe wavuze aya magambo. Rero tugiye kuganira kuri aya magambo, gusa mbere ya byose ndabifuriza kugira ngo mugubwe neza. Ndabifuriza kugira ngo Imana ibambike imbaraga, kandi ndabifuriza kugira ngo Imana ibahe gukomera. Ubwami bw'Imana nibubane na buri wese, ineza y'Imana nibabeho. Uyu ni umunsi wo kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana, kandi tuvuge ku bijyanye n'iby'uru rugendo. Mbese abantu Imana ikunda cyangwa abantu basenga babayeho bate? Abantu basenga imibereho yabo ni iyihe? Cyangwa se abantu babayeho mu buryo bw'agakiza bahura n'ibihe bigeragezo? Imana nibagirire neza. Abangaba tuvuze ni Abisiraheli, ni bamwe muri bwa bwoko bwa Yakobo, muri ba bana ba Yakobo. Mbese ni ubwoko bw'Abisiraheli. Bibiliya niko dusoma ikatubwira ko ari ubwoko bw'Abisiraheli cyangwa se ari inzu ya Isiraheli. Ariko ni abantu bubashye Imana. Imana irabakunda, Imana irabishimira, Imana ibashyiraho ikimenyetso ndetse ibita ubwoko bwayo. Iravuga ngo abangaba ni ubwoko bwayo. Mbese ni abantu bahiswemo, Imana yahisemo. Matwi, we wumva ugomba guhuguka, we wumva ugomba kuva mu byo wari urimo, we wumva ugomba kwitabira, we wumva wakizwa, we wumva wakumvira umuhamagaro, we wumva wamenya icyo Imana igushakaho, ukavuga ngo reka nemere numvire Imana, ngendane n'Imana, Imana ikugirire neza. Natwe twaremeye twumvira umuhamagaro, nta kundi niko bimeze. Abangaba ngo muri cya gihe Yakobo yamaraga kuriganya umugisha wa mwene nyina, nibwo yahereye ko atangira guhunga. Arangije arahunga aragenda, ariko ngo ageze mu nzira agiye guhungira kwa ba nyirarume, ngo hanyuma umunsi umubana muremure cyangwa se ijoro rimubana rirerire, cyangwa se urugendo ruramukomerera. Ageze mu nzira ngo ahitamo gushaka ahantu arara, ariko hamwe n'ubwoba no kuryama, ngo hanyuma arangije aho hantu araye ngo yisegura ibuye. Amaze kwisegura ibuye arasinzira, ngo cyakora Imana iramusanga muri iryo joro, ngo itangira kumwereka, atangira kubona uburyo abamarayika bazamukanaga, abandi bongera bamanuka, bamwe bazamuka, ngo abona ikintu kimeze nk'urwego ruteye ku isi, ariko kandi iherezo ryarwo rugera mu ijuru. Ngo atangira kubona ubusimburane bw'abamarayika bamanuka abandi bazamuka. Hanyuma ahangaha niho yahuriye n'Imana. Aha niho Yakobo yahuriye n'Imana. Ahangaha niho yahinduriwe izina, ahangaha niho yahinduriwe ikimenyetso, ahangaha niho yakuriwe kuba igisambo, ahangaha niho yakuriweho kuba umuriganya, ahangaha niho yakuriweho kuba indyarya. Mbese ahangaha niho Imana yarebye umutima we, iravuga ngo ndabona gukiranirwa kwawe kwaguteje ikibazo, ndabona gukiranirwa kwawe kwaguteje impungenge, ndabona gukiranirwa kwawe kwakubereye umutwaro, none ndabona ngomba kukubabarira ugakizwa, hanyuma ukaba wo kwizerwa nanjye. Uwo ni Uwiteka avuganaga nawe. Hanyuma ngo Imana itangira kumwereka uburyo ki imigambi yo mu ijuru, imigambi y'Imana ibimeze. Hanyuma ni hahandi rero Imana itangira kwiyereka Yakobo. Yakobo arahava aragenda ajya kwa nyirarume, aragenda arahaba arahakwa, aragira intama za nyirarume azifata neza, agirana amasezerano na nyirarume. Ariko Yakobo akibuka aho yavuganiye n'Imana, akibuka ukuntu Imana yamugiriye neza, akibuka ukuntu Imana yamurinze inkota ya mwene nyina, akibuka ukuntu Imana yagiye imugenderera. Mbese no kwa nyirarume atangira kuhagirira umugisha, kuko yari yamaze kuvugana n'Imana, cyangwa se yari yabaye umwe mu banyamasezerano b'Imana. Aka kanya hari igihe ushobora kuba ufite intege nkeya, ugacika intege, cyangwa se ukaba warakoze ibyaha nk'ibyo Yakobo yakoze. Wakwicara ukavuga ngo ese Imana izambabarira? Ese Imana iracyanzi? Ese Imana iracyanzirikana? Ese ubu ngubu ntibyarangiye? Ariko ndagira ngo nkubwire ngo ntabwo birarangira. Haracyari ibyiringiro by'uko Bibiliya niyo yambwiye ngo haracyari ibyiringiro bivuga ngo nubwo igiti cyaba cyatemwe ngo cyakongera kigashibuka. Birashoboka ko nubwo bimeze gutyo Imana yakongera ikakugarukaho.
Birashoboka ko nubwo bimeze gutyo waca bugufi Imana ikongera ikakumva, ugasenga ugahamagara Imana, Imana ikongera ikakugarukaho ukabona ubwiza bw'Imana. Ngo Yakobo nawe aravuga ngo ayiwe mwene mama azanyica, nariganije umugisha we, nakoze icyaha, ariko ndumva kuba nakoze icyaha, ibyo nakoze byose, ibyo naruhe byose, ndumva nta kintu bimariye. Iyaba byashobokaga nkongera ngasubirayo nkamuhereza ibyo namwatse, nkamuhereza ibintu bye. Hanyuma ngo Imana irareba ibona umutima wa Yakobo wagiye kure, kandi ibona umutima wa Yakobo uri muricuza. Hanyuma Imana yemera kumuha imbabazi. Ese wowe mu buryo uteyemo, mu byo wakoze, umutima wawe ukubwira kwicuza? Ese umutima wawe ukubwira kwihana? Nagira ngo nkubwire ngo ongera ugire umutima wihana, ongera ugire umutima ukizwa, ongera ugire umutima ukiranuka. Nibwo Imana izaza ikabana nawe, nibwo Imana izaza ikakugirira neza, nibwo Imana izaza ikaguhembura, nibwo Imana izakurwanira ishyaka, ikakugirira ubuntu, ukabona imbaraga z'Imana, ukabona imbabazi z'Imana, ukabona kugirirwa neza n'Imana, ukumva ineza y'Imana ikujeho. Nibwo Imana izakugirira neza. Imana iguha umugisha we wumva wakizwa, Imana iguha umugisha we wumva wakiranuka, Imana iguha umugisha we wumva wakora ibyiza, kandi Imana iguha umugisha we wumva wafata umwanzuro kugira ngo Imana ibane nawe uko bwije n'uko bukeye. Ngo hanyuma rero Yakobo aragenda akora iyi mirimo yose. Amaze kuyikora, Yakobo arakomeza arakora, ariko aza gushaka abagore. Yakobo umugore wa mbere baramumuha, umugore wa kabiri yari agiye guca inshuro, ashaka n'umugore gupagasiriza, gupagasa, mbese aragiye aramubwira ati ngewe ndakora imyaka iyi n'iyi, usanga umukobwa wawe bamuha umukobwa utari we, arongera akora indi bamuha uwo yashakaga. Hanyuma Yakobo atangira kubyara abana kuri aba bagore. Abyara abana ageza ku bana 12. Hanyuma amaze kubyara abana bageze kuri 12, hanyuma Imana nibo yasanze aba bana, isanga bagomba kuba ubwoko bwayo, ubwoko bw'Abisiraheli, kuko yari yaramuhinduriye izina, atakitwa Yakobo w'umuriganya, ahubwo hanyuma Yakobo uyu nguyu amaze guhindurirwa izina, amaze kwitwa Isiraheli, Imana imaze kumureba neza, atangiye gukora imirimo myiza, atangiye gukora imirimo yo gukiranuka, atangiye gukora imirimo yo kwihana, atangiye kubwira abana bati bana banjye nimuve mu bizira, muve mu byaha, Imana izabagirira neza. Ngo hanyuma Yakobo atangira kuba umuntu w'Imana, atangira gukora ibyo Imana ishaka. Hanyuma igihe kiza kugera, iki cyigisho ni kirekire, hanyuma igihe kiza kugera mu gihugu yari atuyemo hatera inzara. Amaze gutera inzara baratangira barasuhuka, ariko hari umwana witwa Yosefu, icyo ni ikindi tuzaganiraho, yari yarageze mu gihugu cya Egiputa muri bwa buryo nyine nzaba tuzakiganiraho, kuko ni ikiganiro kirekire, ni ikindi cyigisho kirekire. Hanyuma ngo amaze kugera muri Egiputa aragenda ahahurira n'imibabaro, ariko kubera ko yaturutse mu muryango w'abakiranutsi, aragenda akora imirimo yo gukiranuka. Nagira ngo kubwire ngo nukora imirimo yo gukiranuka, uzaba uri kuzanira abana bawe umugisha, uzaba uri kuzana umugisha iwawe, uzaba uri kuzana umutekano iwawe mu rugo, uzaba uri kuzana umutekano mu gihugu cyawe, uzaba uri kuzana umutekano mu rugo rwawe, uzaba uri kuzana amahoro iwawe mu mutima mw'idani, uzaba uri kwigirira neza. Imana iguha umugisha kandi Imana ibagirire neza. Ngo Yakobo aravuga ati jyewe Imana itabara, nabonye Imana irengera, nabonye Imana isumba byose, nabonye Imana itabura uko ibigenza. Ntabwo narekera aho ngaho, reka nigisha abana banjye ibijyanye no gukiranuka. Ngo yigisha abana b'ibintu bijyanye no gukiranuka. Ngo hanyuma Yosefu ageze mu gihugu cya Egiputa, arageragezwa, ajya kwitwa Potifari, arageragezwa, ava kwa Potifari agera ibwami nawe arahageragerezwa, ariko ahambarira imbaraga, kuko yari afite uburyo yamenye Imana, uburyo yabwiwe Imana, yari yaratongerewe Imana, yari ariho umwuka w'Imana wari umuriho. Ngo hanyuma hageze igihugu kigira umugisha kubera ko cyageze mu munyamugisha. Sinzi uyu munsi niba wahitamo gukizwa cyangwa ugahitamo kuba umupagani, ariko kuba umupagani nta kintu bimaze, nta kintu bizakumarira, nta kintu na kimwe, nta nyungu nimba uzakuramo
nta mugisha uzabona, nta mahoro uzagira, nta mutekano uzagira, nta mudendezo uzagira. Ibyiza ni uko wagaruka ukagarukira Imana. Hari abantu benshi bagiye bava mu by'Imana, bakava mu gakiza, bakareka gukora imirimo myiza, bakagenda bakajya hanze, bagera hanze bakahapfira, bikabamerera nabi, isi ikabagora, isi ikabananira, isi ikabananiza, kubera ko isi niko iteye. Isi igira nabi, nta mutekano wo mu isi, nta mahoro yo mu isi, niko Bibiliya imbwira, nta mahoro yo mu isi. Bibiliya niko ivugira ngo nta mahoro yo mu isi, nta mahoro y'umunyabyaha, niko Uwiteka avuga. Uyu mwana Yosefu akomeza gukora imirimo yo gukiranuka, akomeza gukora imirimo yo kwizera Imana, akomeza gukora imirimo yo kwiringira Imana, akomeza gukora imirimo, akomeza gusenga, ngo hanyuma ya nzara ikomeza kuba ndende. Abavandimwe nabo baramanuka bamusanga mu gihugu cya Egiputa, hanyuma baza kuba umuryango muremure, bajya kuzana na se, nawe araza barahabana, baba umuryango muremure. Hanyuma igihugu cya Egiputa Abisiraheli cyangwa se Abaheburayo bakigeramo muri ubu buryo. Ariko bamaze kuhagera, ngo umwami wari uriho witwaga Farawo aza gupfa, cyangwa se aratanga, ava ku buyobozi avaho. Hanyuma hajyaho undi mwami utarigeze akunda Abisiraheli, utarigeze amenyana na Yosefu. Ngo aravuga ngo bariya bantu nibamara kugwira bazaturusha amaboko, bazarusha amaboko Abisiraheli. Hanyuma nibamara kuturusha amaboko bazatunyaga igihugu cyacu. Aravuga ngo mureke dutangire tubababaze. Uyu mwami atangira kubababaza, atangira kubatuka, atangira kubatoteza, batangira gusenga Imana. Kiri icyigisho kirekire tuzabiganira. Atangira gusenga Imana, barabwira ngo Mana dukure muri iki gihugu cya Egiputa, dukure muri iki gihugu, tugirire neza, utabare, turengere, turwanirire, utuvane muri iki gihugu cya Egiputa. Ngo Imana yumva gusenga kwabo mu gihe cyabo kigeze, ngo baraniha bagera ku muniho. Imana yumva umuniho wabo, ngo hanyuma araza Uwiteka ahagurutsa Mose. Iki nacyo ni ikindi cyigisho tuzaganira. Ngo Mose araza ababera umucunguzi cyangwa ababera umutabazi, abakura muri iki gihugu cya Egiputa, abambutsa inyanja itukura, abajyana mu butayu. Ariko ngo muri cya gihe bari barimo bagenda, muri cya gihe bari bari mu nzira, muri cya gihe barimo baca hirya no hino, muri cya gihe bari barimo bavunika, muri cya gihe bari bari mu rugendo, ngo baza kugera mu bindi bihugu. Bagendaga baca muri bihugu, bagenda bagiye mu gihugu cy'amasezerano Imana yabahaye. Ngo hanyuma baza gusanga umwami witwaga Baraki agenda yumva amakuru yabo, agenda yumva aho baciye, agenda yumva aho banyuze hose. Aravuga ngo ngewe aba bantu sinashobora kubarwanya, bafite amaboko akomeye, bafite imbaraga, ni abanyembaraga, ariko hari ubundi buryo nabarwanyamo. Imana ishimwe. Hari ubundi buryo nabarwanyamo, hari ubundi buryo nabirukana, hari ubundi buryo nabanesha, hari ubundi buryo nabatsinda. Ngo aragenda ajya kureba uwitwa Baraki, aragenda ajya kureba uwitwa Baramu. Uyu ni umwami witwa Baraki, aragenda ajya kureba uwitwa Baramu. Uyu mugabo witwa Baramu, Imana yari yaramuhaye impano yo kuvuma cyangwa yo kurakara. Yarakara akavuma umuntu, yavuma umuntu ibintu bikamubera bibi. Yashoboraga kukuvuma utwite, inda ikaba yavamo. Yashoboraga kukuvuma wari ufite nk'imyaka ikaba yakuma. Yashoboraga kuba yakuvuma, mbese ubuzima bwawe bugahinduka. Iki kintu iyi mpano yari ayifite, Imana yari yaramushyizemo cyangwa se yari yaramuhaye. Hanyuma ngo aravuga ati uwazajya kureba Baramu ahari, kuko nzi ko kuvuma ari ibintu bye, yazamvumira buriya bwoko ntibuzagere iwanyu, yazamvumira buriya bwoko bugapfa, yazabavuma bakapfira mu nzira, yazabavuma ntihagire uhinguka, yazabavuma mbese imibereho yabo ikaba mibi, yazabavuma bakanyunyuka, yazabavuma bakabyimba, yabavuma. Ngo amutuma aramubwira ati uzaze ngubwire, ngwino nkwereke. Hari abantu baturutse mu gihugu cya Egiputa kandi namenye amakuru yabo, ni abanyamaboko. Ahantu bageze ibintu byose biba bibi. Iyo bageze mu gihugu, iyo bashatse baragitwara.
amakuru yabo ntabwo ari amakuru meza. Uzaza ariko nugera iwanjye nzaguha n'ingororano ariko uzabamvumire. Ngo hanyuma Baraki atuma kuri Baramu uyu nguyu nawe rero aritegura, ariko umwuka w'Imana aramubwira ati ntujyeyo. Ngo Baraki arakomeza aramuhata mutumaho intumwa zitandukanye. Umwuka w'Imana aramubwira ngo ngaho genda ariko uzajya uvuga ibyo nkubwiye. Aha niho twasomye Imana ibwira Baramu iramubwira ngo genda ariko uzajya uvuga ibyo nkubwiye. Aragenda ahura na Baraki aramubwira ati byagenze bite? Kuki utari kuza ngo uvumire abantu guha icyubahiro? Kuki utari kuza ngo uvumire abantu guha amafaranga? Kuki utari kuza ngo uvumire abantu gukize? Ndagira ngo nkubwire ngo hari abantu bateye gutyo muri iyi minsi. Ngwino usengere ndaguha amafaranga, ngwino usengere ndagukiza. Ntabwo impano y'Imana itanga ariyo kwirirwa umuntu azerera uko ashatse. Ibi ni ibintu bikorwa n'imbaraga z'Imana, ntabwo bigurwa. Ntabwo impano zigurishwa, ntabwo impano zikodeshwa, ntabwo impano zikoreshwa uko bidakwiye. Ndagira ngo mubwire munyamasengesho, mubwire muvugabutumwa, mubwire muhanuzi, ntabwo impano zikoreshwa ahantu aho ariho hose, ntabwo zikoreshwa uko zibonye. Ugomba kubungabunga umutungo Imana yaguhaye, ukamenya kuwutwara neza, kuko nuwutwara neza Imana izakugirira neza. Hari igihe bazaguhamagara ngo usengere ibidasengerwa kuko ari iby'Imana yashyizeho akato, wowe ukajya kwirirwa ukomera ngo urasenga bitashobora gukunda. Ngo hanyuma Baramu abwira Baraki aramubwira ngo noneho rero reka tubanze dutambe ibitambo, reka tubanze dusenge, reka njye mbanze senge, wowe usigara ureba ariko njye mbanze senge maze Imana, ese Imana urabyemera? Ese Imana uravugana nanjye? Ngo hanyuma aragenda arasenga, ariko aje gutangira kuvuma ngo Imana imushyiramo amagambo y'umugisha. Ubu bwari ubwa kabiri agiye kubavuma. Bwa mbere yabavumye biranga, agiye kubavuma nanone Imana imushyiramo amagambo yo kubahesha umugisha, yayandi twasomye. Aravuga ngo navuma nte abo Imana itavumye? Ese narakarira gute abantu Imana itarakariye? Njyewe nakura hehe uburenganzira? Nakura hehe imbaraga zivuma abo bantu? Nakura hehe imbaraga zirakarira abo bantu? Ndagira ngo nkubwire ngo ntacyo umuvumo w'abantu uzagutwara niba Imana itakuvumye. Ndagira ngo nkubwire ngo ibyo abantu bakuvugaho bakwifuriza ntacyo bizagutwara, ntibizaba mu gihe Imana uri kumwe nayo kandi mugendanye neza. Imana nibagirire neza, Imana nibaha umugisha. Tuzakomeza tuganire amagambo y'Imana. Aravuga ngo kuko ndabitegereje ubwo bwoko ngo ndi hejuru mu mbiga y'ibiharabuge, cyangwa ndi hejuru mu bitare, mu mbiga y'imisozi. Ngo nditegereje mbona n'ubwoko butura ukwabwo, mbona n'ubwoko butazabarwa mu yandi mahanga. Aravuga ngo nanjye icyampa nkipfira kuko abakiranutsi bapfa, iherezo ryanjye rikaba nk'iryabo. Imana nibagirire neza, Imana nibaha umugisha. Ndagira ngo nkubwire ngo ufate icyemezo uve mu byaha uze, Imana izakugirira neza, Imana izaguhembura, Imana izakwambika imbaraga. Mana nimugaruke muve mu bizira, muve mu byaha, Imana izabagirira neza, Imana izabaha imbaraga, muzabona kugira neza kw'Imana. Ariko nimukomeza kugenda muyembayemba nta mugisha w'Imana muzabona. Nimugaruke ku Mana, ni nabwo n'umuvumo utazagufata. Ntabwo umuvumo wagufata